Ese waba warigize urota uragiye intama nyinshi nabyo bifite ubusobanuro bwiza. Aha ngaha rero cyane mu muco iyi ni imyumvire isanzwe. Hano ngo kurota uragiye intama nyinshi, aha ngaha bishobora gusobanura ko ari ubushobozi bwo kuyobora abandi. Hano ngo intama zigereranywa ndetse n'abantu bakurikira. Kuziragira bishobora gusobanura ko ufite ndetse ngo impano yo kuyobora cyangwa se kwita ku bandi cyangwa se gufata inshingano. Hano kurota uragiye intama nyinshi nanone bisobanura umugisha n'uburumbuke. Ikindi nanone kandi hano ngo kurota uragiye intama nyinshi zishobora kuvuga ubwinshi ndetse bw'amahirwe, umugisha n'iterambere cyane cyane mu muryango cyangwa se mu kazi. Kurota uragiye intama nyinshi cyane nanone kandi bigasobanura ko hari ubuzima bwiza n'amahoro. Aha nanone intama zifitanye isano n'ituze n'amahoro, ndetse ibi bishobora kugaragaza ko uri mu gihe ndetse cyangwa se ugiye kujya mu gihe cy'amahoro. Aha ngaha n'ituze mu buzima bwawe. Nanone kandi kurota uragiye intama nyinshi, aha ngaha ngo ni inshingano nyinshi ngo ndetse hari n'ubundi busobanuro bushobora ndetse kukwibutsa ko ufite cyangwa se ugiye kugira inshingano nyinshi zo kwitaho kandi bisaba kwitwararika. Kurota uragiye intama nyinshi ngo icy'ingenzi ni uko niba wari wishimye uziragiye, aha ngaha bisobanura amahirwe n'ibyiza. Hano niba byari bikugoye kuzigenzura ndetse nabyo bishobora kuvuga ko hari ibintu byinshi ndetse utari kugerageza gucunga icyarimwe. Mwabyumvishe rero kurota uragiye intama nyinshi icyo bisobanuye. Amahoro rero icya mbere ni umugisha n'uburumbuke. Reka twikomereze hano kurota inkwavu zitambagira mu rugo rwawe nabyo bifite ibisobanuro byiza. Akenshi ubwiyongere n'amahirwe. Kurota inkwavu zitambagira iwawe bivuga neza yuko ari ubwiyongere n'amahirwe. Inkwavu zizwiho kororoka cyane cyane, bityo zishobora gusobanura ubwiyongere ndetse bw'amahirwe, amafaranga cyangwa se umusaruro mu buzima bwawe. Kurota inkwavu zitambagira mu rugo iwawe bivuga neza yuko ari umunezero n'amahoro mu rugo. Aha ngaha rero ngo kuba zitambagira mu rugo rwawe bishobora kugaragaza ibyishimo ndetse ituze n'ubusabane bwiza ndetse mu muryango. Nanone kurota inkwavu zitambagira iwawe bivuze neza yuko ari ibintu bishya biri kuza, ndetse kandi ikindi inkwavu zishobora no gusobanura itangiriro nshya nk'amakuru meza, umushinga mushya cyangwa se impinduka nziza. Nanone kandi kurota inkwavu zitambagira iwawe, aha ngaha bivuga ko ari kwiyuburura no kwitonda. Kwiyubara ntabwo nzi icyo bisobanuye neza, ni ukwiyuburura no kwitonda, ndetse ngo hari n'igisobanuro cyo kwitonda kuko inkwavu zitinya cyane. Bishobora kukwibutsa kwirinda ibintu cyangwa se abantu bamwe mu buzima bwawe. Ngira ngo rero murabyumva neza yuko rero inzozi zacu tuba twabagereyeyo cyane gatanu ku kandi. Mwebwe icyo musabwa ni ugukora like cyane mu gihe ikiganiro cyacu cyakuryoheye, ndetse kandi ukaduha n'igitekerezo ku bindi biganiro twajya tubagezaho.